kureba nkabona abantu bari hariya babarizwa kwa Bishop Rugagi, nkareba abantu barizwa hariya kwa Apostle Gitwaza, nkareba bari hariya bari kwa Apostle François, ndimo kureba nkabona nta toro rihari, nkabona bariyo bazarimbuka. Pastor, you have to preach. Aha ni njyewe. You have to preach by yourself. No one else is supposed to preach. You alone supposed to preach. Iyo nguhaye ngo wigishe ugomba kumenya ko ari ubuntu nakugiriye. When I give you to preach, you have to know it's a grace among other grace that I have given. Kandi wageze mbere yuko uvuga ko Imana yambuye ugomba kubanza gushima. Ndashimira Imana ko apotre yanyize ugomba kumvuga ni njye wahagukiza. Nutamvuga urandwanya. You have to mention that I thank God who given this opportunity, and then I thank Apostle who trusted me to give this pulpit. Iyo ntagushira uba wahageze. If I don't put you there to the pulpit, no one else. Kumvuga kandi ukansengera ni njye so. You have to pray for me as your father, and truly no one else you know. Ikindi ntugomba kudutangiwe nkuko Gitwaza yavuze nkuko papa yavuze. And you have to start as my father. Ndise abapasiteri bamwe bamaze kuba nkaho byarenze kuba ari umushumba. Twamuhaye sinzi uko navuga, twamubonye nk'umuntu udasanzwe ushobora kugira gute ku buryo ashobora no kuba yakuyobora, akaba yagukubwira ati kora iki kintu, kora iki, ukaba wakumva niyo cyaba ari ikintu kibi ugomba kugira gute, ugomba kugikora kubera karinde ari pastor cyangwa se umushumba wawe wabikubwiye, cyangwa se bishop, cyangwa se ebani ko mu mwito ko ariko kose. Hello my beautiful people, nizere ko mumeze neza cyane abantu bageze bakoze subscribe cyangwa se sabone hano kuri +250. Of course tubashimira cyane. Nawe niba utarayikora byaba byiza ugize gute uyikoze, tukajya tugira dute tubana umunsi ku munsi, ukagenda ugira gute umenya amakuru agiye atandukanye by'umwihariko muri gospel, cyangwa se n'amakuru ari trends cyangwa se ibigezweho. Icyo gihe natwe bwo turi hano kugira ngo tugire dute tubahereze ibigenda bivugwa biri updated. Nizere ko meze neza cyane rero aho muherereye hose, abari mu Rwanda, intara y'Amajyaruguru, Amajyepfo, Uburasirazuba n'Uburengerazuba, ndetse n'umujyi wa Kigali, tutibagiwe n'intara ya gatandatu by'umwihariko abatuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se mu Burayi, cyangwa se abatuye muri Aziya, bose tubatagiye tubabwira tuti nizere ko meze neza cyane, tubasabira kugira gute kubana n'amahoro ya Yesu Kristo, cyangwa se kuba mwizera by'umwihariko. Ariko tugira dute tukomeza kubabwira tuti byaba byiza ugize gute ukoze subscribe nimba ari bwo bwa mbere, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ubu rero muri kumwe nanjye Valere, nkuko maze kumenyera hano, njyewe meze neza cyane nkuko mubibona, ngendeye ikindi urwembo butuvugana. Ubu ndashima Uwiteka cyane. Burya biba byiza iyo utagize gute ushima Imana, by'umwihariko ushobora guhura na challenge zigiye zitandukanye, ariko ikiruta byose igishoro, niko bajya bavuga Abanyarwanda ati ni ubuzima. Buriya iyo ufite ubuzima ni igishoro cy'ibintu byose. Ubuzima nicyo kintu kiruta ibindi bintu byose. Buriya ibindi byose bikagira gute bikaza ari iki, ari inyongezo. Rero nanjye gira gute shima Imana, by'umwihariko namwe mbifuriza kugira gute guhorana amahoro, cyangwa se kugira ubuzima buzira umuze. Ubu rero natagiye nshyushye, ubu ngubu nubwo haramutse akavura cyangwa se akabeho muri rusange, ubu ngubu namaze gushyuha jewe muri rusange, nkuko mubibona ndi na stamina. Ebana, uyu munsi rero ngo nazanye iki cyangwa se niki zaye kugira ngo tuvugeho by'umwihariko. Murabizi ko akenshi nkora kuri gospel, by'umwihariko tukajya tuvuga amakuru amwe namwe ku bigenda bivugwa, cyangwa se tugashaka content runaka kugira ngo dusharinge ibitekerezo by'umwihariko ku byagiye bivugwa hano kuri social media. Uyu munsi naje kugira ngo tuganire ku matorero, by'umwihariko abapastori cyangwa se abashumba bakuru b'amatorero cyangwa se amadini by'umwihariko. Uyu munsi rero nicyo kintu nateguye kugira ngo tuze tukivugeho. Hari bikomeje kugaragara, bikomeje gutera inkeke, abantu benshi bakabyibazaho, ese ibi bihe biratanga iki? Biratanga iki ko bikomeje kugira gute, bikomeje gutera amatsiko mu gihe cy'ahazaza. Buriya bizaba bimeze bite ko abantu batakigira gute, batangiye kugira kwiyumvamo cyane abapasiteri kuba babasimbuza Imana. Murabibona kuri punchline, n'uyu mugabo wagize gute abivuze bita Jarike. Nanjye nje kugira gute, nje kura mu ngata kugira ngo nanjye ngire icyo mbivugaho, namwe ntabaretse by'umwihariko mukaza kugira gute, namwe mukaza kuba musubiza muri commentaire by'umwihariko ko mwaba mubyumva, cyangwa se ibitekerezo aho ufite naho ukabisharinga bitewe n'itorero ry'iki gihe. Ese ibirakwiye yuko abayoboke basigaye, cyangwa se abakristo muri rusange, ko bigaragara yuko
ko bigaragara yuko abarokore cyangwa se abakristo bakomeje kugira gute gufata umwami Yesu Kristo bakamusumbisha abashumba bashumbye amatorero, cyangwa se buri murokore aho abarizwa akuva ko pasitoro ashobora kuba ari umwe mu bantu bagize bate bakomeye. Gukomera byo nta kibazo, cyangwa se bashobora kuba ari nk'umuntu ugera ku Mana byihuse directe kuba yagusumbya. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nta muntu uhejwe agomba wese, buri muntu wese ashobora kwigererayo, ntawe uhejwe, ntawe uri inyuma, buri muntu wese agize gute ageze, mbese yakigerera mu buryo bworoshye. Uyu munsi nicyo kintu naje kugira ngo tuvugeho by'umwihariko, namwe mukaza kugira gute mugenda mudoreza ibitekerezo mu buryo bugiye butandukanye uko mubyumva. Ese waho uteranira, waho ukorera umurimo w'Imana, wowe ubibona gute ko ibi bintu bikomeje kugira gute bikomeje gufata indi ntera? Abantu benshi barebera bya hafi bakaba bakomeje kubyibazaho nti ubu ngubu Uwiteka ntiyashimbujwe cyangwa se umwami Yesu Kristo ntiyashimbujwe abapasitoro cyangwa se abashumba b'amatorero, cyane yuko twagiye tubibona, ingero zirahari. Ubundi nta murokore cyangwa se umukristo muri rusange, abo tubana mu buzima bwa buri munsi cyangwa se mu byo tubona, abenshi bizera abashumba babo, bumva ko nta mushumba wabo wakora icyaha cyangwa se wagira gute wacumura. Twagiye tubibona mu gihe cyatambutse, harimo abapasitoro bamwe bagize bate bagiye bafungwa bazira amanyanga runaka, abanyereje ibiki, ibintu byinshi cyane twagiye tubibona. Situgiye kubagarukaho ngo tubanome, ariko murabizi twagiye tubibona. Rero bamwe bikabakomeretsa by'umwihariko, cyangwa se bamwe bakavuga bati niyo umuntu yaba yazize ikiri ukuri cyangwa se ashinjwa atungwa intoki, barokore bamwe bakavuga bati uyu arabeshyerwa, ati ibi ni bya bigeragezo byande bya Satani bikomeze kugira gute kwibasira umushumba wacu. Nitwumve yuko yambaye umubiri n'amaraso, cyangwa se ashobora nawe kugira gute ashobora gukora ikintu kidagize gite kitanyuze mu mucyo, nawe akaba yagihanirwa. Tukirengagiza yuko nawe ari umuntu kimwe nkatwe, ko agenda cyangwa se ari umuntu ugize gute uva amaraso kimwe nkatwe, ufite inyama n'amaraso, tukabyirengagiza tukumva ko ari igikangaza, cyangwa se ari umuntu udasanzwe utagira amakosa runaka agira gute akora. Ariko icyo kintu ni ukwibeshya cyane. Mu gihe gishize twagiye tubibona abo Libre yagize guta, yagiye itangaza ngo uyu n'uyu yakurikiranyweho ibi byaha ibi n'ibi, abantu benshi bagenda bagira gute babibona. Ariko by'umwihariko nicyo kintu nagize ngo uyu munsi tuze kukigarukaho, tuhere kuri detaye. Ese ubundi umuntu pasitoro hari atandukanye n'umuntu, usibye kuba yarahishuriwe akamenya inzira ya nyayo, cyangwa se akamenya, nubwo hari ababyihishamo nabo batarishuseriye cyangwa se batari guhesha iyo Mana icyubahiro nk'uko abapasitoro n'ubundi tuba tubitezeho, bakaza muri uwo murimo ariko kugira ngo bacucure abaturage cyangwa se babanyunyuze mu byo bari batunze. Ariko mu by'umwihariko ubundi pasitoro ni umuntu agakure kugira gute utanga icyitegererezo muri rubanda cyangwa se mu bayoboye, by'umwihariko tukagira dute tukabona yuko ari umuntu udasanzwe mu byo tubonesha amaso. Ariko aho reka mbere kuri aka kantu, nakomeje kuvuga ngo pasitoro ni umuntu kimwe nkatwe, cyangwa se bishop cyangwa se revera pastor, itorero ryari ryose wabarizwamo, uko mubita abaprofete cyangwa se iki, bose ni abantu kimwe nkatwe. Mbere yuko aba pasiteri yari umuntu kimwe nkatwe, nubwo ari pasiteri ni umuntu kimwe nkatwe, ariko ntibivuze ko atagira gute atakora icyaha, kubera ko nawe ashobora gucumura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Dufite ikintu cyitwa kamere cyangwa se karande tuba twaravukanye nazo, ababizi barabizi. Karande ni ikintu rero anytime ushobora kugira gute, ushobora kakagucika ukahita ugira gute ukigaragaza, cyangwa se ukaba wakora igikorwa gishobora kuba cyanatera ikimwaro. Ako kantu rero niko bita karande. Karande rero ahubwo dushobora kugira dute, dushobora kuyirwanya binyuze gute, binyuze mu kugira gute, mu kubana n'Imana cyane, mu gusenga cyane. Nubwo gashobora kugira gute kakagira gute kakaba kadusota, ukabona umuntu agize guse agiye afatiwe mu busambanyi runaka, yari pasitoro, yari bishop cyangwa se yari profete, akaba yafatirwa mu businzi cyangwa se mu biki, kandi rero bavuga yuko ibyo bintu ari ibintu bibi. Ni benshi cyane rero bagiye bagaragara no mu businzi, mu bintu bigiye bitandukanye. Ariko uyu munsi nicyo kintu nateguye kugira tuvugeho, kubera iki dukomeje kugira gute
kugendera ku madini cyane tukaba twakanga bagenzi bacu bo mu yandi madini tubahora yuko batahisemo idini ryacu tubarizwamo. Icyo nacyo ni ikindi kintu gikomeye cyane natekereje nacyo ko twakivugaho kikaba icya kabiri kuri icyo cya mbere cya karande nari maze kuvuga. Ugasanga njyewe mbarizwa mu itorero runaka singiye kuyanoma, ugasanga undi abarizwa mu itorero mwene data abarizwa muri iri, sibyo? Tukaza kwiyumvisha yuko itorero ryacu ari ryo rya nyaryo gusumba iryanyu. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Tukiyumvisha yuko itorero rishobora kugira gute rishobora kuba iryacu riruta iryanyu, ngo iryacu niryo riri mu murongo mwiza, mwebwe wo muri gukorera bishobora kutazajya mu ijoro. Bitewe ibi na bimwe, ati ngende umu ADPR, ngende umunyetorero hana sizi ukuntu kanshitse mvuga ADPR nubwo ntari nashatse kugira ngo nze kuvuga amatorero cyangwa se kuyano mu mazina, ariko by'umwihariko abantu barabizi mu matorero amwe namwe hari abantu bemwe bemera yuko itorero ryabo ari ryo rigize rikaze gusumbya aya yandi. Ese ubundi birakwiye yuko umurokore ashobora kureba ijisho ribi mugenzi we mwene data ngo nuko badasengera mu itorero rimwe aba yagira gute, abe yakumva yuko kari mu buyome? Icyambere si umutima w'umuntu. Ubundi ijambo ry'Imana rivuga yuko itorero rya mbere ari roho y'umuntu. Urusengero rwa mbere ni roho y'umuntu. Ubundi hariya tuhajya nkuko bajya bakunda kubyita amateraniro, ni amateraniro nyine, ni ahantu hahurira n'abantu benshi, sibyo? Ni amateraniro, ahantu hahurira n'abantu benshi niho bita amateraniro. Guterana, icyo kintu bita guterana. Sizi niba uri kumva icyo kintu. Guterana ni ahantu haza abantu benshi, noneho twese tugasubizanyamo imbaraga binyuze mu buhamya, binyuze mu byagiye bitubaho cyangwa se iki, nkaba nakubwira story yanjye y'ibintu Imana iri kunkorera bikagusubizamo intege bitewe n'ibihe nawe urimo. Niba ari ibihe bibi bikaba byakumvisha yuko nawe mu gihe cyazaza bizagenda bite, bizakugendekera neza, sibyo? Ndumva turi kugendana neza. Urumva rero itorero nicyo kintu ubundi risa nk'irigamije. Ahandi cyangwa aho ndi nshobora gusenga nkiyegereza Imana ku giti cyane, ariko iyo ngiye guterana n'abandi biba akarusho, sibyo? Kubera ko twese dusubizanyamo intege, naba mbona wacitse intege nkaba nagukoraho cyangwa se nkakubwira nti bana gutyo uku tukaganira, ukaba wagira gute ukumvisha yuko nta gikuba cyacitse, nawe ukaba wagira gute ukabona ko ibyo wari urimo bishobora kuba wadeviye cyangwa se wagize ibintu ukora runaka, ukaba wagaruka neza kandi ugasubira mu murongo. Amatorero abenshi turi gukomeza kuyafata nk'ikindi kintu kidasanzwe, sibyo? By'umwihariko aho tubarizwa tukumva ko ari ikintu kidasanzwe, ari ikintu twebwe turi abantu b'igitangaza batandukanye n'abandi, kandi sibyo, ni ukwibeshya cyane, sibyo? Ku kindi cya gatatu ngomba kugarukaho cyangwa se mugomba kumperezaho ibitekerezo, nicyo kumva yuko abapasitoro bacu ari abantu badasanzwe, nubwo natangiye mbivugaho. Reka nkinoze neza kugira ngo mucyumve neza. Nabonye abashumba bacu cyangwa se abashumba bacu dukomeje, mumbabare mvuga iki kintu, sibyo? Kukivuga mumbabare ni ukuri kwinshi, ariko niko umuntu aba agomba kugira gute, tuba tugomba kumena ku miceri rimwe na rimwe. Reka nkoresha iryo terime kugira ngo tugere dute tubwizanye ukuri kuri realite y'ubuzima, cyangwa se ku bigenda bivugwa, cyangwa se ku byo tubonesha amaso. Abapasiteri bamwe bamaze kuba nk'aho byarenze kuba ari umushumba, yabaye nk'ikindi kintu twamuhaye sinzi ukuntu navuga, twamubonye nk'umuntu udasanzwe ushobora kugira gute, ku buryo ashobora no kuba yakuyobora, akaba yagukubwira ati kora iki kintu, kora iki, ukaba wakumva niyo cyaba ari ikintu kibi ugomba kugira gute, ugomba kugikora kubera ko ari pastor cyangwa se umushumba wawe wabikubwiye, cyangwa se bishop, cyangwa se ko mu mwito ko ariko kose. Ari nayo mpamvu leta yabibonye iza gukorera iki mu matorero cyane. Nimba ari gahunda za leta, nimba ari ibikorwa runaka leta ikeneyemo abaturage, mu gusensibiliza cyangwa se mu kubwira abaturage, bagerageza kwifashisha iki? Abakozi b'Imana, kubera ko barabizi neza yuko leta irabizi neza yuko
abapasitoro cyangwa se ababishopu ni abantu bagize bate bafite ijambo riremereye mu matorero bayobora. Pasitoro cyangwa se bishopu cyangwa se uko mumwita ko ariko kose aramutse abwiye abayoboke be ati mwitabira aha mujya aha ebana nta muntu n'umwe ushobora kugira gute kumuhinyuza kereka atari umurokore wo muri iryo torero abarizwamo. Abenshi pasitoro nimba avuze iki ngo nicyo. Niyo mpamvu leta rero yabibonye ikaza kugira gute kwifatisha aya matorero kugira ngo buriya biba byiza leta iba yabibonye kuza kubwira abayobozi b'amatorero ati mudufasha abaturage gutyo kunuko ni ibintu bigaragara ni ibintu byumvikana. Sibyo ko pasitoro n'umuntu ufite ijambo remere yanababuza akababwira ati mubireke ibi n'ibi kandi bakabikora. Ntitwabibonye inkingo se ziza. Inkingo ziza ntitwabibonye se byo kwiteza inkingo bamwe ati pasitoro yaratubwiye ati ntago tugomba kugira gute guterwa inkingo ati murumva icyo kintu ntago tugomba guterwa inkingo ati pasiteri wacu yaratubujije kubera ko izi ngingo zifite iminingi y'ibindi bintu bindi ati abantu baziteza izi ngingo hari byinshi ngo byo muri eliminate ibintu reva ibintu nyine bigiye bitandukanye twagiye tubibona tunabyumva. Murumva icyo kintu uburemere bwacyo. Wowe arashaka gukingira ngo ubuzima bwawe bugire bute bube sefu ku buryo utagira gute utapfa kwanduriza ibyo byorezo biri kuza. Sibyo? Ariko wowe ngo pasiteri yavuze ati singire gute siniteze urwo bukingo. Murumva icyo kintu uburemere bwacyo. Ibyo bintu rero byakomeje kugenda gute gufata indi ntera. Ariko sibwo bikwiriye twese tugomba kujya mu nzu y'Imana twumva turi kimwe. Nibyo koko pasitoro ni umuntu twubaha turanamukunda. Sibyo ni umubyeyi wacu mu by'agakiza ko byemera ko ariko kose ariko turi umuntu kimwe. Iki kintu nari giteguye kugira ngo tukibwizanye ukuri. Pasiteri ni umuntu kimwe nkatwe. Sibyo? Uko yacumura uko wowe wacumura nawe niko yacumura. Nta mpamvu yo kubona tubona ibitangaza cyangwa se ngo twumve yuko pasiteri ari umuntu udasanzwe. Sibyo? Ari umuntu ushobora kukugerera ku Mana mu buryo bworoshye nawe ubwawe ushobora kugira gute ushobora kwigererayo. Buriya biba byiza abantu iyo tubwizanye ukuri. Sibyo? Tukabwizanya ibintu biri ukuri. Buriya njyewe impamvu banateguye iki kintu kugira ngo tukibwizanye ukuri. Sibyo? Tugira amagambo tuvuga ariko mu by'ukuri tubwizanye ukuri. Nta bintu byo kuberereka. Kugira ku Mana nta muntu uhejwe. Ati pasiteri yambwiye ati sinakora iki kintu ati yarambujije ati gutyo kunuko. Pasiteri yambwiye ati bishop wacu ati ntutyo ati bikiziho. Ni ibintu rero tugomba kwikuramo tukaba barokore ba nyabo two kugaraguzwa agati n'iki n'amadini cyangwa se amatorero. Tujye tubwizanya ukuri. Ngende hano ndi umurokore ndizi aboneranira ndahazi. Si ngombwa kugira ngo ngire gute pababwire ariko nanahababwira nta nibireze. Sibyo? Ariko by'umwihariko tuba tugomba kugira gute kubwizanya ukuri nk'abarokore ba nyabo. Nimba dushaka kuba abarokore ba nyabo tuba tugomba kubwizanya ukuri tukava mu buyobe. Murakoze cyane. Iyi ni plus 250 of course ni Valeri mukomeza kubana. Niba utarakora subscribe kora subscribe kugira tujye tubana umunsi ku munsi ku makuru agiye atambutse cyangwa se ari trends. Murakoze cyane rero tubane ubutaha ku kiganiro kiri buze kugira gute gukurikira.